Nshuti bakunzi ba Superstar TV Show mwiriweho. Uyu munsi none ngiye kubagezaho hamwe mu hantu nyaburanga mushobora gutembera cyangwa ahantu haberaga amateka y'umuhango wo kwimika umwami. Ecopark iherereye mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze, basobanurirwa ibyakorwaga mu mihango yo kwimika abami, aho byatangaje benshi muri ba mukerarugendo bahatembereye. Hategekimana Joseph, umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere ishami ry'ubukerarugendo ushinzwe gusobanura amateka yahaberaga imihango yo kwimika umwami, yavuze ko aha hantu hakorerwaga imihango yo kwimika abami bo mu Rwanda hari amateka yihariye. Hategekimana agira ati uyu musozi uriho amateka menshi kuko niho abami bimikirwaga. Niho hari inzu y'umwami Gihanga wahanze u Rwanda, abami bose b'u Rwanda bahazaga mu mihango yo kwimikwa. Yavuze ko hari aho abami bongeraga icyuhagiro bamaze kwimikwa, abiru bakazana imitsindo yo koga umwami akayishyira mu mazi, bityo umwami agahabwa n'indi mitsindo azajyana ku ngoro i Nyanza. Amazi umwami yogaga yabaga yavomwe ku iriba rya Nkotsi na Bikara. Iri riba naryo rikaba amateka yihariye. Umwami yogeraga mu gikoresho cyabajwe mu giti cy'umwongo gifite imikondo, aho abiru bashyiragamo amazi yo kogeramo. Nyuma umwami yakorerwaga imihango ku giti cy'inyabutatu nyarwanda. Imihango yasobanuraga ko umwami ari uw'Abanyarwanda, umwami wa rubanda, kuko atari umwami w'amoko cyangwa umuryango. Hategekimana yakomeje asobanura ko iki giti cy'inyabutatu nyarwanda kigizwe n'umuvumu wakuze, umusando n'igihondohondo. Umwami yamaraga koga agatangariza abaho ibyo yahawemo amabwiriza ahaberaga inama y'ibwami. Ngayo amateka y'iyimikwa cyangwa umuhango w'uko byagendaga kugira umwami w'u Rwanda abanze yime ingoma. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza.